Muraho neza nshuti za Soleil and Albert family, turabashimiye kuko mukomeje kudukurikirana. Imana ibahe umugisha. Abakoze subscribe Imana ibahe umugisha, abatarayikora turabashishikariza kugira ngo muyikore, kugira ngo muze mukomeza mukurikirana ibiganiro byacu tuzogenda dushira. Hanyuma nk'uko mubibona uyu munsi dufite umutumirwa kandi dufitiye ubuhamya bwiza cyane. Mu minsi ishize yakoze igikorwa cy'intangarugero cyiza gishimishije, niyo mpamvu twatekereje ko tugomba kumuzana akatuganiriza uko yabigenje. Hari umwana twumvise amakuru kuko yavuye kuri plot hejuru, ni abatazi plot ni inzu za etage zigerekeranye, ava hejuru agwa hasi. Abo bari kumwe basa n'abaguye igihumura, bagira trauma, ntibamujana ku bitaro, ariko aho amuboneye abari bubyirukamo amushakira ibitaro, bitangaza abantu benshi. Rero muvandimwe, turagira ngo dusobanurire aho wakuye umutima, kuko ni igikorwa gitangaje. Icya mbere umwana ndi yari uwawe, ariko ukora icyo gikorwa, nihe wakuye umutima? Izo mbaraga we wazikuye mu gihe abandi bari basa naho bacitse intege, bihebye? Karibu cyane. Murakoze cyane. Amazina ni Soleil Uwase, ndi umumama, abana n'umutware. Hanyuma rero murakoze cyane kuduha ikaze, natwe turabiyegereje cyane. namwe tubaheze umugisha kuri ino channel yacu, kuri Soleil and Albert family. Tunabashishikariza gukora subscribe abatarayikoze, cyangwa se abatarayikora muyikore kugira ngo mukomeze muduheshe umugisha. Imana irabaheza umugisha rwose kandi nivange no mu byanyu. Hanyuma rero nk'uko mwari mutubwiye cyangwa se mwari mutubajije, iyo story ni ndende, gusa nyine ndagenda nca hejuru. Wenda umunsi nazabivuga ndambuye, uwo munsi wenda uzahaba. N'uwo mwana dushobora kuzamuzana abantu bakamubona, kuko kuri ubu nyine aba yaribagiranye, ariko Imana yarahabaye. Ni ukuvuga ngo uwo mwana yari afite ababyeyi be, n'ubu nyine arabafite. Noneho ngo arangize ababyeyi be baza mu mirimo cyangwa se mu kazi, ari se ari nyina ntabo bari bakazi. Abo bana bari kumwe na nyirakuru. Noneho ngo barangize bazamuka hejuru ku etage bagiye kwanura imyenda. Imvura yari isa n'igiye kugwa, batangira kwanura imyenda. Icyo gihe nari umubyeyi, nari mbyaye nyine ndi mu nzu, ndi kweza umwana igikoma. Noneho mu minota mikeya numva abantu bavuga induru, ndikanga cyane, ndabase niki kibaye. Ndasohoka, musohoke nsanga uwo mwana yahanutse. Ari umwana w'imyaka 3, yahanutse ku igorofa. Mu by'ukuri nk'uko abantu babivuga, kugira ngo umwana ahanuke ku igorofa yongera abeho, ni igitangaza cy'Imana. Ni ukuri pe, usibye Imana yo mu ijuru yonyine yahabaye, nta muntu n'umwe wari kumugarura. Noneho ngo arangize uwo mwana yikubita hasi. Umara kwikubita hasi, abanza kano hasi. Noneho habura n'umwe umutora muri ba bantu bari bahari, basa n'abaguye muri koma, bose baba nk'ikinya. Noneho ngo ndangize maze kumva induru abantu bari kwamiriza, ndankubita urugi. Sinitaye ngo umwana n'ibyo bimeze. Nasohotse nambaye kamambiri, none ndagendeje uwo mwana. Ndetse nsanga nkaho byari byarangiye mu yandi magambo. Umwuka umwuka usa n'uwavuyemo. Ngo ndangize ndavuga ati ntazi. Noneho ndebye ba bagore igihe baza kugangahukira, umwana azuba yacikanye. Ndavuga ati reka nigira inama.
nari mfite ibiceri byari ku meza. Ako kanya nasohotse nahise mbisohokana, sinzi nyine umutima wahise unzamo kuvuga ngo reka mfate bimwe ndabisohokana, ngo mbisohokane noneho bitamanuka. Uko nasohotse sinongeye gusubira inyuma, mpita mfata wa mwana turagiye tugeze ku gakirinike kariho imbere, ngo bapfe kumukubita amaso baragira si umwana ubahwereye ko mwamutuzana ngo tumugire gutya, mugende ku bitaro bikuru. Ndagiye noneho ngo ngere ku muhanda mpita mpagarika umumotari, ndamubwira ati mbabarira mfashe, uyu mwana yahanutse gusa simpamenya nimba akiri mu mwuka, rero fasha kumujyana ku bitaro. Ako kanya nawe ntiyigeze abitindamo, mpita nurira kuri moto ndagiye. Turagiye ngo dushike ku bitaro bya mbere, baratwanga baravuga ati umwana wahwereye ko muramutuzana ngo tugire gutya, ntacyo tumukorera. Mama nongera ndahindukira, ya moto yahise ihindukira, tuyahagaze nawe ngo duhindukire duhita tuja ku bindi bitaro. Ndakeka ko twageze ku bitaro nka bibiri kugira ngo aho badufashije tuhagere. Aha mbere baratwanze, aha kabiri baratwanze kubera ko bazabona ihari y'umwana azarangiza. Turagiye ngo turangize aho nyine badufashije kwa Mama Lucy, abazi hano muri Kenya, kwa Mama Lucy niho twagiye ngo dushike umwana bahita bamujyana muri emergency. Nuko bamushyize muri bombone bamwongerera ibyangombwa yo kongerera umuntu umwuka kugira ngo yongere yireturuve. Noneho mu gihe bagihaye bakurikirana wa mwana, abandi basigaye inyuma bahita bahamagara isi, umwana yahanutse ku igorofa none mutabare. Base baje kutugeraho hafi nk'amasaha 2 none ashize, ariko batugeramo nanone umwana agifite ihari mbi, ntiyazabasha kuvuga, ntiyazabasha kurambura amaso, nta muvuma nini yaza akora. Noneho nanjye ubwenge buragarutse, nasize umwana w'uruhinja ese ntahari, nta n'undi muntu twari kumwe. Nyine nahise mbwira abo bakecuru ati mwebwe musigarane n'umwana njyewe uzamubona uyu nguyu ku bitaro. Ati nta kibazo, ntanirukankaga. Nuko umwana baramukurikiranye nahavuye none nko mu masaa 1 za nijoro. Noneho mpava kera nyine umwana asa nkaho yatangiye gukora muvuma, amaboko ahaye atera nyine umuntu uhaye uhumeka, ariko namujanye nyine bisa n'aho zarangiye. Umwana aba muzima, n'ubu nyine ni muzima. Ikuru turashima Imana ko nyine Imana yahabaye. Imana iguhe umugisha cyane, Yego. kandi igikorwa wakoze Imana izakiguhembera cyane. kubera hari ikintu ndetse ntekereza, buriya ubuzima bazavuga ngo intwari si izambara gusa imyenda yabugenewe, urebe ukavuga ngo uriya muntu ni intwari. Hari intwari zimwe yani ziba zihari gusa zitazwi ko ari intwari. Urabona abantu benshi ntibazi ko wakoze n'icyo gikorwa, ariko ni igikorwa cy'intangarugero cyiza umuntu wese yakabaye akora. Imana iguhe umugisha. Hanyuma icyo tukubaza, umwana nta hantu na hamwe yigeze yangirika, yasubiye aba muzima kuko yari ari, cyangwa yaramugaye yagize ubumuga runaka? Murakoze cyane. Umwana urumva ko nyine amaze kwikubita hasi hano inyuma niho yari yagize nk'ikibazo, bakazavuga ngo ashobora kugira ikibazo mu bwonko. Abaganga baramukurikirana, bamwitayeho bishoboka, baramuvura. Umwana ni muzima, ntaho yigeze akomereka, ntaho yigeze, mbese nyine amaze guhanuka gutyo nta kintu na kimwe kigeze kimutangira. Urumva ko yikubise hasi nuko abantu bamavuga bati zarangiye. Noneho ngo barangize baragendaga bamushyira muri controle, ibyuma byose bivaho barebe ko nyine nta kibazo yaba yagize mu mutwe, basanga umwana ni muzima.
ni Imana yahabaye Imana. ni ukuri Imana ni Imana kabisa. yahabaye urebye nk'abana bamaze gupfira ino muri Kenya cyane bahanitse ku magorofa ni benshi Benshi pe. kandi ku magorofa yo hafi umwana agahanuka kera akaba arapfuye ukibaza uyu nguyu nyine ni icy'iminsi Imana yamwongereye nyine Ni kweli. wenda ubutaha nitwongera kubivugaho twazamushaka Ni kweli. tukamubereka Akaza tukamubona. tukamubona cyane abantu bakamubona kuko ni igitangaza cy'Imana kuko ndibuka n'icyo gihe ababyeyi be nyine bamaze kumva ko umwana yahanutse mbese ntababaza babyumva ko umwana wohanuka ku igorofa nk'ubeho bari bazi ko byarangiye nyina mbese amaze kumbona batangira bararira ntabwo ati mureke kurira umwana ni muzima nyine nsa n'ubugakomeje cyane cyane njye urabona ko nyine nakomeje kujya mu bintu by'ubuganga cyane nyine hari umutima nyine umuntu agira ugasa nkaho wikomeje mu bundi buryo ariko cyane ntibyumvikana gusa nyine narimo nikomeza uruhande rumwe nkavuga si umwana yocikanira mu maboko kandi namuzanye ababyeyi be badahari zogenda gutya mbese nyine ubwenge busa n'imbaga bwari bwagiye nanjye ugasa n'ubugarutse uno mwana yogira nk'ikibazo turi kumwe nawe zogenda gutya ariko ndashima no kuri Imana ko uwo mwana ariko n'ababyeyi be barashimye baravuze aravuga ati Imana we ko nakoze ibyo nari nshoboye nanjye nyine ni umutima wajemo ariko ntagihambaye burya abaganga nyine baragerageje bakura iyo bwakabaga kandi hariya nyine hazapfa umuntu wagejeje ku munsi hapfa umuntu wageze ku munsi kuko hariho benshi bari bari muri koma twahasanze bamwe barapfuye nabo nyine ntibagihari baribagiranye ariko uwo mwana aba muzima ibyo ni ishimwe kabisa rikomeye Imana yakoze umurimo bidukishijemo kuko iyo haje kuba uburangare ho gatoya hakabura umuntu n'umwe umwirukankana ku bitaro biba byararangiye urakoze cyane kandi ni ukuri ni ikintu gitangaje cyane ikintu gitangaje nyine umuntu adashobora kuvuga nyine ko biri muri uyu mwanya ariko ababyeyi b'uwo mwana bazogushake bakuze Imana oya nta kibazo njye narikoreye kandi nabo barashimye pe ko nanjye nahise ntekereza nk'umubyeyi navuga ati se kuko najyaga mu kazi buri munsi noneho icyo gihe nari mu ikonji yo kugira ngo nyine umubyeyi urabyumva iyo umubyeyi wasabye ikonji mu kazi uba ufite igihe runaka barakubwira ati genda uzamare amezi 2 cyangwa ukwezi kumwe nikurangira uzagaruka muri iyo konji Imana yemera ko ibyo ngibyo biba kugira ngo utabare nuko noneho ndatekereza se iyo aza kuba bino bintu ari byo byabayeho wenda ari umwana wanjye waguye byari kuba bimeze gutya ndahari rero ni byiza gutabarana mu gihe abantu baba bagize ikibazo cyangwa se ukavuga se runaka ugize kino kibazo rimwe na rimwe hari igihe abantu bashobora kuvuga se umuntu tutumvikana reka mumwihorere umwana agacikana kandi wakagombye kumutabara kandi nawe uri umubyeyi rimwe na rimwe abantu ntibaba biriwe mu rugo hari igihe umuntu mbese uba utari mu rugo ukabwira umuntu ati ndebera bana uje mu kazi abana bawe bagize ikibazo wowe ntibabatabara ukabitekerezaga nawe nk'umuntu rero ni byiza kuza abantu bakora neza kugira ngo ineza ujya uzisange imbere urakoze cyane kandi ubisobanuye neza ugomba gukora ikintu wikorera kuko ejo ushobora kuvuga ngo kibaye ku mwana wanje urumva nawe bamwitaye nk'uko witayeho abandi ni byiza cyane kandi tunabwira abantu bose umuco wo gutabarana ni umuco mwiza cyane hari igihe ubona umuntu agize ikibazo ariko kuko atari uwawe wa bugufi ukamurangarana akaba yonahasiga ubuzima kandi wogira icyo ukoze ugatabara gusa hari igihe ntaguciye mu byo uvuga
hari igihe abantu mbese baba bafite nk'ubumuntu bwo gutabara Yeah. cyane, mbese nko muri icyo gihe ushobora kugira abantu bose ntibaremwe kimwe. Yego. umwe ushobora gusanga utambaraga wenda mu gihe ikintu kibaye gutyo, bamwe bakaja nko muri koma nk'iki gihe ukuntu byari bimeze, abandi ugasanga afite imbaraga ariko kugira ngo atabare bikamunanira. Ibyiza ni uko abantu bajya batabarana mu gihe bashoboye kugira ngo ejo n'ejo bundi abe nubwo utamenyekana cyangwa se utashimirwa, ariko nanone ukavuga ati iki kintu nakoze sinagikoze kugira ngo nagikoze kugira ngo ngirire mugenzi wanjye neza cyangwa se mutabare nk'umubyeyi. Oya nibyo rwose kandi nibyo bidukwiye twese. Yego. Nako Bibiliya ivuga ngo umuntu icyo abiba nicyo asarura cyane rwose. Wabikoze neza kandi turagushimiye, natwe tubimenye nyuma. Warakoze cyane. Ikindi kandi kubera kuko turi mu bihugu aho turi ahantu mu mahanga, icya mbere gufashanya cyangwa se gukora nk'uwikorera ubuzima bwa buri munsi, kuko ntawumenya niko bimeze, ntawuteganya ibyago tibibaho. Ibyago bizana, ibyago birizana cyane birizana rwose. kandi urumva namwe igihe ukenera uwo muryango wo bitaba mutavuze cyane pe cyane. nuko urumva muri iyo karitsiye ndatekereza icyo gihe twari tuyimukiyemo dusa nkaho turi nk'abashyitsi. Mu by'ukuri nkaho tugenda namenyekanye nyine icyo gihe cy'umubyeyi, kuko nibwo niriwe mu rugo ukwezi kumwe kwa kabiri, kwa gatatu nari nasubiye mu rugo. Noneho ndavuga ese bano bantu utazi ati umwana wabo mbajane mujane yopfa, nabije kubitekereza nyuma ndi mutima namwe atari umuntu atabara undi kuko muziranye. ndavuga se njyewe abana banjye bagize ikibazo kumwe n'ukuntu ntazanirirwa mu rugo bizogenda gute cyane pe. Nibyo niko bigomba kumera. Ugomba gukora ikintu utitaye ku nyungu izo ari zo zose, cyangwa se ngo uvuge ngo baranshimira ngo biragenda gute. Tibibaho cyane pe. Kubera ko utegereje n'amashimwe abantu hari igihe batagushimira nk'uko ubyumva bikagukomeretsa. Oya ni ukuri sinza nabitekereza, ahubwo sinzi ukuntu mwebwe mwabyibutse, ariko kandi ndumva byarabakozeho bikomeye cyane, bituma muza kudushaka. Rero ni byiza ko nyine iyo umuntu akoze ikintu ukabona abantu baje kugushaka kugira ngo ubaheze ubuhamya, bawumva nyine ko nawe hari icyo wakoze kizima kandi gishimishije. Ni ukuri turashimye rwose. Murakoze cyane. Hari ikindi nkabaza kimwe wotangaho nk'inama ababyeyi turereye ahantu hasa n'ahagoye, twese dutuye mu magorofa, abana nawe urabazi, urabafite nanjye ndabafite. Ese niyo nama watanga ku babyeyi kugira ngo nubwo kuriya hari igihe utobuzamo ikintu kiri bube, uburizamo ikintu kiri bube, ariko byibuze wabaho maso ukaba wakora ikintu cyiza cyorinda akaga runaka. Watanga izihe nama? Ndavuga mu buryo bwo kwegeranya abana kugira ngo ejo n'ejo bundi icyo kibazo kitoba, kandi asanga kuko hari abana, hari imyaka abana bageramo kumugendaho cyane bigasa nkaho bigoye, ariko kandi hari n'ukuntu nyine ushobora kubirinda. Sinzi niba hari inama batanga. Murakoze cyane. Inama ntabwo yabura ku babyeyi, kuko cyane cyane nitwe tuba turi kumwe n'abana cyane kurusha abagabo. Urumva uwo mukecuru kandi ni umubyeyi w'imbabazi pe, w'imbabazi. Ariko ni ukuvuga ngo muri karitsiye wasangaga aharera abana bagera nko kuri 5, 6 kandi batarabizi. Ukeneye kuja mu kazi agahita ahaguruka akagenda,
agasigira wa mukecuru abana. Mu by'ukuri uwo mukecuru yarakoze n'ubu nyine aracyabikora, tuba twumva amakuru yiwe cyane nk'uko twimutse tuva muri ako karere, ariko uwo mubyeyi ni umubyeyi rwose ugaragara ko ari umubyeyi. Rero ni byiza ko n'ababyeyi bafite abana muri ubu buzima gati bakwicara ngo ukomeze urebe umwana gusa, abakeneye icyo arya, abakeneye icyo anywa, ni byiza kuhaguruka. Ariko kandi cyane cyane ababyeyi ni ukuza tureba abana cyane, bakareka kurangara. Hari igihe uba umwana mbese ngo arakubagana, ukamumwihorera ugasa n'umutereje, ejo yagira ikibazo ninde uzongera gufata energy yo kugira ngo ufate inani ibintu byo kumuvuza, ni wewe. Rero ibyiza ni uko twaza dufata abana neza, nubwo nyine bitaba bigaragara cyane, ariko kandi tubabe hafi, tureke kubatereza, kuko birafasha, birinda n'abana. Yego, asante cyane, birakoze cyane, kandi ndizera ko babyumvise, kandi ni byiza, ni byiza. Hari akantu kamwe nigeze kubona, iyo umuntu akoze igikorwa nk'icyo cyiza gutyo, hari n'uburyo ushobora kuremamo undi muntu uwo mutima, akavuga ngo runaka niba akoze kiriya kintu nanjye ubutaha sinzorangarana, kuko hari urugero ushobora gushika ku muhanda ugasanga umuntu yakoze impanuka, umunyakenya uri umunyamurenge timuziranye pe, ariko ukabona gutambuka kandi hari icyo ukora kugira ngo uwo muntu atabagwa asubire mu buzima. Noneho wabona undi muntu abikoze, umutima ukakubwira ati wewe nawe ushobora kubikora, kandi bikagenda neza rwose. Urabona nk'icyo gihe nyine natabaye uwo mubyeyi, abaganga bambajije imyirondoro y'uwo mwana, ndayiyoberwa kuko atari uwo nari nzi izina rimwe, noneho hakaba hakenewe amazina nimba ari atatu, hakenewe amazina y'ibabiri n'iy'umubyeyi. Noneho uvuga iry'iwe rimwe n'iry'umubyeyi, noneho birabushana, ngo barangize barambaye se ko wavuga amazina abushanye, uno mwana ntabwo ari uwawe, ndahagatse si uwawe, none se ababyeyi be bari bagiye gutuza. Birabatangaza cyane, mbese nyine bahita basa nk'abavuye nko mu kantu aho ngaho. Hasi njyewe natabaye umubyeyi wagize, natabaye uno mwana kuko nabonaga bisa n'ibyarangiye, sinitaye kuvuga ngo ni uwanjye cyangwa ni ibiki, kuko nibo nikagira gani bambaza ntabwo nyine imikongo waki ngo abakobwa ngo bagira umutima wo kwitanaho, ngo bagira ubumuntu, mbese hari amaso nyine n'abantu batangaye nyine ku bene ubwo ngubwo. Ariko cyane cyane nyine abantu ni byiza ko bazajya bagira umutima wa kimuntu cyane pe, badashingiye wenda ngo uyu ni mwene wacu cyangwa se ni gute bimeze, kuko ushobora guhura nyine n'umukenya ukamutambuka kandi wabona ko yagize ikibazo, akeneye ubutabazi, kandi nawe wamutabaye agatabarwa cyane. Hari uko Imana itaba yagize, iba yagukoreyemo kugira ngo umutabare. Rwose urakoze cyane, kandi turagushimiye. Yego, sawa, murakoze cyane. Asante.